Ibintu byose dukora mu isi bifatiye kuri natire cyangwa se nature. Ni ibi bintu bisanzwe tubona byaremwe n'Imana. Ibyo dukora byose nibyo dukopera. Siyanse ni ishami ry'ubumenyi ryiga uko ibintu byaremwe n'uko bibayeho n'uko bikora. Tekinoloji yo bafata bwa bumenyi buvuye muri siyanse bagahimbamo ibintu, bagahanga imashini cyangwa n'ibindi bikoresho bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Witegereje robo ubona ko bakopeye uko umuntu akora. Witegereje AI ni umuntu bigana uko atekereza. Urebye indege ubona ko ari nk'inyoni biganye. Imodoka ni indogobe bashaka kwigana zino bita horses cyangwa se cheval. N'ibindi byinshi. Igitekerezo cy'uwakoze computer. Iyi foto nayikuye kuri Facebook. Yapostinzwe n'umufana mukuru nk'uko mubibona hano. Ngira ngo ni kuri Stade Amahoro. Aba bantu kuri iyi foto uwabicaje kuriya yagira ngo nitubabona tumenye ubutumwa ashaka kutwereka. Urebye ku ifoto yo hejuru turabonaho umubare wa 2 na 5. Ifoto yo hasi ho turabonaho 30. Reka noneho turebe n'izindi video. Uyu munyabugeni yakoresheje ibinini bifite amabara atandukanye. Urabona ko yakoze ishusho isa nka zimwe bakoresha mu nsengero zimwe na zimwe bashaka kwerekana ishusho ya Yesu ko ari ameze. Uyu nawe yabumbye udukinisho dufite ishusho nk'iy'umutwe w'umuntu. Akoramo amafoto. Ifoto y'inyuma igaragara ni nka Trump. Iy'imbere isa nka Mike Tyson, ahubwo ni nawe yiteruye. Ngira ngo mwarangije kubona igitekerezo cya computer aho cyavuye. Usimbuje bari abantu bicaye muri stade amatara asa n'imyenda yabo bambaye, cyangwa se ibinini ubisimbuza amatara uyatse ukurikije uko ari amabara asa aba ari nako n'amatara asa. Iyo niyo screen ya computer. Uko niko computer ikora. Reka noneho tujye aho bakoresha amatara nyayo turebe uko batanga ubu butumwa. Iyi bayita Flight Information Display System. Bayikoresha ku bibuga by'indege mw'imbere berekana gahunda z'indege zose ziri hafi kugenda. Izi nazo bazita destination board. Bazikoresha cyane ku mabasi, ngira ngo muzibona ku mabasi zerekana aho basi igiye no ku magari ya moshi. Cyangwa se bakabikoresha ku muhanda ku byapa barimo bamamaza cyangwa bayobora abagenzi. Uribuka isaha ya disco? Wigeze utekereza uko ikora? Urabona ko screen igizwe n'udutara dutoya. Noneho batwestaye mu buryo iyo ukanze switch cyangwa se interrupter watsa hakurikije uko inyuguti bashaka n'ubutumwa bashaka kuduha. Amwe mu matara araka andi ajimije. Babishatse bakwatsa aya yaka nyine cyangwa se bakayazimya bakatsa ariya atakije. Noneho bakagenda babisimburanya bakatsa amwe ubundi bakayazimya, hakabaho ubundi butumwa bihita bimera nka video cyangwa se animation. Ya mashusho nyine agenda yikaraga kuri screen. Computer za kera tuno dutara wabashaga kutubona. Urabona nk'iyi Mac computer ngira ngo bazitaga Macintosh. Itegereza udutara uratubona uko dukurikirana twerekana inyuguti. Buri nyuguti ikozwe n'utuntu tw'udutara duto cyane. Reka rero noneho dukora umwitozo. Fata telefone yawe ufungure kamera. Yitunga kuri screen ya computer cyangwa se ya televiziyo zino bita flat. Noneho ongera ingano y'ifoto, ibyo bita kuzuminga. Zuminga cyane ugeze aho ubushobozi bwa kamera bugarukira. Ubonye iki? Ngewe ni iyi foto mbonye. Screen za computer na phone zose ni gutya zikoze. Ni udutara duto cyane bita pixels tutabonwa n'amaso. Pixels igira ibyo bita bits ebyiri. Ni ukuvuga ngo igomba kuba yaka cyangwa se ijimije, urumva ko ni ebyiri. On cyangwa off nibyo bita bits. Iyo pixel cyangwa se kano gatara katari kwaka aho gateye haba umukara. Kaba kari kwaka kagatanga urumuri ari ryo bara rikenewe. Ubwo buri gatara kagira bits ebyiri, karaka cyangwa se ntikake. Ariko tubivuze neza gatanga bit imwe kubera ko iyo kataka ntigashobora kwakira rimwe no kuzima ngo bishoboke, ubwo ni imwe gatanga. Reka noneho turebe ibyo bita pixels na resolution. Resolution ni umubare wa pixels tuno dutara. Ni umubare wa pixels ziri kuri screen. Kandi ziba ari nyinshi cyane.
Dufashe nk'iyi screen yakozwe n'uruganda bita Dell, ifite inches 24, ni ukuvuga milimetero hafi 610. Bapima bavuye mu nguni yo hasi bajya mu nguni yo hejuru iburyo n'ibumoso. Ifite resolution, ibyo bita resolution ni 1920 gukuba 1080. Ibi nibyo bita full HD. Ubwo ubutambike ifite pixels 1920, naho mu bugari bwayo ikagera pixels 1080. Niba wibuka uko dushaka ubuso bw'urukiramende ni uburebure gukuba ubugari, ubwo ni ukuvuga ni 1920 gukuba 1080, bikavamo ibyo bita pixels 2,073,600. Ubwo twavuga ko ino screen ifite udutara ari two bita pixels 2,000,000 hafi 70. Buri screen yose ifite resolution ingana gutya iba ifite udutara 2,000,070. Nanone kandi buri pixel imwe muri utungutu 2,000,070, muribuka ko kuri ya foto twabonye ko igizwe n'udutara dutatu: umutuku, icyatsi n'ubururu. Babyita RGB, red, green and blue, bivuga nyine umutuku, icyatsi n'ubururu. Ubwo ni ukuvuga ko screen yose ifite udutara 2,070 gukuba gatatu. Noneho screen yose ikagira udutara twose dushyizemo n'utu tw'amabara, zikaba 6,200,000. Screen y'umukara n'umweru zimwe twita noir blanc zo ntago zigira no mabara, zirakomeza zikagira 2,000,000 buriye. Reka noneho turebe uko screen y'amabara ihinduka. Iyo bakije udutara dufite aya mabara atatu, ariko bakagenda bakontorora ingano y'umuriro winjiramo, bawugabanya cyangwa bawongera kuri buri gatara, bigenda bihindura ibara ariho hava screen y'amabara nyine. Kugira ngo bagere kuri buri bara bashaka, bakoresha ibyo bita opacity kuri buri pixels cyangwa kuri buri gatara nkuko twabivuze. Buri gatara kagira kuva kuri 0 kugera kuri 155. Ni ukuvuga pixel imwe igira umutuku kuva kuri 0 kugera kuri 155, icyatsi kuva kuri 0 kugera kuri 155, n'ubururu bikagera kuva kuri 0 kugera kuri 155. Uzasanga kuri computer babyandika gutya ngo code y'ibara ni RGB 155, 50C cyangwa se na 0, bashyiramo imibare nyine iri hagati hari na 150. Itara ryaka gakeya ugenda wongera umuriro rikarushaho kwaka cyane. Uko ugenda uzamura aya matara uvangura urumuri rwayo, bihindura ibara rya screen, ikaza ifite amabara atandukanye. Nka gutya nyine turi kubigenzura nuko ibara ry'urumuri rigenda rihinduka. Noneho buri gatara ka screen cyangwa se twatundi twitaga pixels turi kuri screen ari miliyoni zingahe zose. Buri gatara ni gutya bagenda bagahindura urumuri kakaza gutanga ishusho y'ikintu bashaka. Reka twongere dukora undi mwitozo. Jya kuri iyi website, link yayo ndayishyira muri video description cyangwa se mu Kinyarwanda mu ncamake za video. Uyifungure wijye guhindura amabara ya pixel ukoresheje bino bipimo, ugenda uzamura cyangwa se umanura kano ka reglage ka buri tara hagati ya 0 na 155. Dufatiye aha, ubu nawe wabasha gushushanya ino foto y'ibinini ukoresheje pixels. Pixels igiramo subpixels eshatu, turabizi: umutuku, icyatsi n'ubururu. Ibi byagufasha guhindura buri pixel cyangwa buri gatara ibara ushaka. Wabanza ugahindura ibara rya buri kinini. Reka tuvuge ko buri kinini ari itara rimwe nyine pixel, kandi buri tara rifitemo red and green and blue, RGB, umutuku, icyatsi n'ubururu. Noneho wakoresha aya matara atatu ugahindura buri gatara ariko kinini nyine ibara ushaka. Noneho kuko byegeranye bihita bihinduka nk'iyi foto nyine ariyo screen ya computer. Tutekereza ko screen ya computer bayikora gutya. Utu dutara se babasha kutwatsa gute kandi ari twinshi cyane? Ibaza amatara nayo 2,000,000. Ibi biratujyana ku kwiga ikintu bita transistor. Screen ni nini cyane kandi ifite udutara twinshi. Niba ari udutara se tutabonwa n'amaso, urabona kuri screen nini haba ariho nkatunganye. Screen ifite resolution nkuko tumaje kubona ya 1920 gukuba 1080. Twabonye ko ifite udutara 6,200,000. Ntiwabasha kutwatsa na interrupter imwe cyangwa ukoresheje intoki kuko byagusaba interrupter zingana kuri. Kera mbere y'1947 niko babigenzaga. Bakoreshaga ama interrupter bagakoresha intoki bagenda bahindura
ariko byatwaraga abantu benshi cyane n'umwanya munini. Uko tekinoloji igenda ikura, bavumbuye utwuma tw'amashanyarazi bita transistor. Utu twuma dukora mu buryo buri automatique, turiyatsa ubwatwo cyangwa se tukatsanya hagati yatwo umuntu atarenze kubikora n'intoki. Batwita electronic switches. Kugira ngo babashe kwatsa computer yose bisaba twinshi cyane, ariko nyine kuko tekinoloji igenda ikura bagenda bavumbura uburyo bwo kudukora, bakadukora ari duto cyane ku buryo tutabonwa n'ijisho, hanyuma bakaduhuriza hamwe tugakora akazi kakorwa n'abantu benshi cyane mu buryo buruhanyije, ariko two tukadukora vuba vuba. Ubwo ugiye kwibaza ngo badukora gute tutabonwa n'amaso, ariko wibuke ko hari za microscope cyangwa bimwe bita loupe umuntu ashyira ku mazi akabona utuntu duto cyane tutabonwa n'ijisho. None iyo bambaye microscope ku jisho cyangwa se za loupe, bashobora gukora ibyo bashaka byose bitabonwa n'ijisho. Iyi tekinoloji niyo bita nanotechnology. Utu twuma rero baduhuriza hamwe bakadushyira mu yo bita computer chip, ariyo bakunda kwita processor cyangwa se CPU, computer processing unit. Mu kinyarwanda twahita nk'ubwonko bwa computer. Computer imwe igezweho ifite processor cyangwa se CPU igezweho ya Intel Core i7 processor ya generation ya 13, yakozwe mu 2022, ifite utu transistor biliyoni 26. Ibaze transistor biliyoni 26. Reba uko CPU cyangwa se processor imwe ingana, ifite milimetero 45 kuri 37, ariko ikaba ifite utu transistor biliyoni 26. Biratangaje cyane. Ariko nyine ufite microscope cyangwa se ufite za loupe ku maso, birumvikana ko byakorwa bigashoboka. Erega tekinoloji n'ubwenge bw'abantu twita common sense cyangwa se logique, ni inyurabwenge mu kinyarwanda, kandi twese tuba tuzifite ndetse ziranangana, ahubwo amahirwe niyo atangana. Umuntu uvukiye kwa Bill Gates iwe mu rugo, cyangwa se wakuriye muri university bita Harvard, imwe nyine y'ikirangirire ku isi, ntago hana n'umuntu wavukiye mu giturage hano cy'iwacu, kuko ntago banganya amahirwe. Wavukiye aho ibintu biri arabibona nyine akabimenya akabyumva, ariko uvukiye mu giturage ntabwo apfa kubimenya, kerekana wavukiye mu giturage wenda akajya gukurira muri Harvard. Ngo ikimbamo kiba no mu bandi duhuje ubwoko, kandi twese Imana yaturemye kimwe gusa, amahirwe niyo atangana. Niyo mpamvu iyo babikwigishije ubasha kubyumva kandi nawe ukabimenya, ndetse bamwe baranabivumbura ahubwo. Reka noneho turebe clavier cyangwa se imwe bita keyboard mu cyongereza. Keyboard ifite utu tubuto tuno ubona nyine twanditseho imibare n'inyuguti, dukora nka za switch, natwo ushobora kudukoresha urimo uha computer amabwiriza igenderaho. Reka turebere hamwe uko transistor ikora. Reka duhere ku itara. Itara ryaka iyo umuriro uzengurutse unyuze mu rutsinga ukarinyuramo ugasohokera hano ukagenda, ubwo itara rihita ryaka. Umuriro nyine unyuramo hariya ugatangamo ubushyuhe, kari agatsinga kari gatoya karimo imbere kakamera nk'agashya, noneho kagafashwa na gazi kugira ngo kadashya ngo gashire. Uko gashayininga nyine karimo kaka kagatanga urumuri. Kugira ngo babashe kurikontorora bakoresha interrupter cyangwa se yandi twise switch mu cyongereza. Bayishyiramo hano hagati y'urutsinga, noneho bakajya bakata umuriro cyangwa bakawatsa ukongera ukajyamo. Izi za transistor nazo niko zikora. Igira inzira 3 muri yo. Urabona nk'ingi ifite utuguru 3, kamwe kitwa base, akandi kitwa collector, akandi kitwa emitter. Ikoreshwa mu kwatsa umuriro cyangwa se kongera ingufu zawo. Transistor ishyirwa hagati y'inzira z'imiriro ibiri, umuto ufite imbaraga nkeya n'umunini ufite imbaraga nyinshi. Iyo wakije hano hinjiramo umuriro mutoya, uwo muriro mutoya ugahita utuma umunini nawo waka. Uyu muriro mutoya wo watswa n'imbarutso, ushyiraho imbarutso, ushyiraho ibyo bita sensor bitanga ikimenyetso ko hari ikintu kihabaye, noneho kigatuma umuriro mutoya waka, wa muriro mutoya ugahita watsa umunini. Noneho uyu muriro munini ni ugenda ukatsa imashini, bigakora ibyo bita automation, nka bimwe tubona mu nganda, imashini ziba zikora zisimburanya ubwazo. Urabona kuri iki gishushanyo inzira ya mbere yinjira muri transistor, nayo ikatsa umuriro wa kabiri ugahita utangira gukora. Nka gutya mu bireba kuri aya mashusho. Transistor kandi nk'uko tumaze kubivuga bazikoresha bakora amplificateur zimwe zirangurura amajwi. Umuriro mutoya ushobora guturuka muri micro, noneho yo ikawongera ugasohokera muri baffle uvuga cyane. Akandi kantu ushaka ko tuvugaho nako bita logic gate. Logic gate mu kinyarwanda subwo twabyita ngo kinabyita
gate ni umuryango, logic ni ikintu gifite ubwenge. Ubwo twavuga ko ari nk'umuryango ahantu hakingura umuriro, ni hano transistor nyine zikingura umuriro zikawata. Logic gate rero ni uburyo batondekanyamo cyangwa batondeka izi transistor zikinjiza umuriro, bigatuma noneho ku rundi ruhande haba hari umuriro cyangwa se ntuhabe. Barazitondeka ku buryo mbese bagenda bazibusanya zikabasha gufata icyemezo. Itara iyo ritaka cyangwa se riri kwaka, ubundi kubera ko computer yumva ururimi bita binary gusa, ururimi ni 0 cyangwa 1, on and off, ni ukuvuga ngo hariho umuriro cyangwa ntuhari. Izi transistor nyine umuriro winjiramo ugasohokera ku rundi ruhande cyangwa se ntusohoke zikawugumana. Ubwo ni ukuvuga ngo buri ruhande aho ushokera, iyo udasohotse byitwa 0 aribyo bita off, iyo usohotse byitwa 1 aribyo bita on. Mbese tekereza nka hano hari itara, iyi transistor ishobora kuryatsa cyangwa se rikazima ikabika umuriro aho kugira ngo usohoke ikawubika. Iyo ufite amahitamo abiri, itara ryatse cyangwa ritatse, ubwo uba ushobora gufata icyemezo. Ushobora guprograma izo transistor nyine ukayibwira ngo niba harimo umuriro nyereka ibi cyangwa nyereke na biriya, niba kandi nta muriro urimo mbwira ngo hoya, niba harimo umuriro mbwira yego, niba nta muriro urimo mbwira hoya, niba harimo umuriro genda watsiriya mashini, niba ari ntawo ireka izime. Niyo mpamvu nyine byorohera computer gufata icyemezo, kuko ni yego cyangwa hoya, itara ryaka cyangwa se ntiryaka. Ubwo iyo ryaka irakubwira ngo yego, iyo ritaka ikakubwira ngo hoya. Izi logic gate zibamo amoko 7, hariyo bita and, or, not, NAND, NOR, XOR and XNOR. Niba mwifuza kumenya uko zikora cyangwa se kumenya uko computer yose ikora muri rusange kuva mu ntangiriro, mumbwire muri comment hasi, nzakora video zabyo mbisobanure. Kubera iki computer yihuta cyane? Umuvuduko w'umuriro. Umuriro ufite umuvuduko udasanzwe ujya kumera nk'umuvuduko w'urumuri. Umuriro unyuze mu bwoko bw'urutsinga bita copper cyangwa se cuivre, ruriya rujya gusa nk'umutuku mo imbere, bakunda gukoresha besitara amashanyarazi, ugenda ibirometero 200,000 mu isegonda. Ubwo mu isegonda rimwe nka gutya umuriro umaje kuzenguruka isi inshuro 5. Niyo mpamvu iyo ukanze kuri computer uhita ubona icyo ushaka, kuko byiruka kubi. Mu gihe kitageze no mu isegonda umuriro waciye muri tuno tuma twose two muri motherboard, tuno wanazengurutse CPU, ukagaruka ukatsa udutara twose two kuri screen, tuno bita pixels nyine twabonye kare. Ndetse ukanazenguruka isi yose, ukagenda ukatsa nka computer muri Amerika, ukagaruka mu ya hano, ibyo bita save nyine. Wagiye mu masave yo mu bihugu byose byo ku isi ugahita ugaruka mu gihe kitari kinini cyane. Ni gute bandika amagambo kuri screen? Nkuko twabivuze, screen igizwe na twa dutara twinshi cyane tumwe twita pixels, twa tundi nyine. Kandi buri screen y'amabara, buri gatara nako kaba gafitemo dutatu twako: umutuku, icyatsi n'ubururu, RGB. Reka noneho twandike kuri screen. Kwandika inyuguti na computer bakoresha system y'abanyamerika yitwa ASCII. Buri inyuguti iba ifite kode zayo cyangwa se utwumba twayo bazibitsemo, bayigenera ibibitsemo nyine. Barazishushanya bakazishyira kuri utwo twumba, noneho iyo computer uha ibwiriza cyangwa amabwiriza, ikagendera muri utwo twumba, igenda ikopira ibiri muri utwo twumba ikabyandika kuri screen, ikaza tura dutara dusa n'icyo gishushanyo bashyizemo. Dufate nko ku nyuguti C, ibiri mu kumba bita 67, ikoresha binary, ibyo bita 8 bits. Ni ukuvuga 0 1 0 0 0 1 1. Kare twabonye ko iyo itara ryaka biba bit, niyo ritaka nabyo bikaba bit. Buriya rero hariya agatara ka mbere ntikaka, aka kabiri karaka, utundi tune dukurikiyeho ntitwaka, ahubwo aka karindwi karaka n'aka 8. Buri nyuguti yose kandi igira 8 bits. Noneho 8 bits zingana na byte imwe. Nk'ijambo cat, injangwe, ryandikwa gutya: C67 nicyo cyumba nyine birimo binary, noneho ikagira utu dutara nitwo twaka. Noneho A ikabikwa muri 97, A ntoya atari A nini, muri binary bikagenda gutya. Na ta ntoya ikaba icyumba cy'ijana na 16,
binary number yayo ikaba iyi ngiyi. Ubwo kati kuri computer yo bayandika gutya 0 1 0 0 0 0 1 1. Ubwo inyuguti ya mbere ikarangira bakajya ku ya kabiri 0 1 1 0 0 0 0 1. Iya gatatu 0 1 1 1 0 1 0 0. Ni ukuvuga ngo ifite bits izo bita bytes eshatu. Byte kandi twabonye ko byte imwe iba igizwe n'inyuguti 8. Ubwo ni inyuguti, ubwo ni bytes 24. Izi bytes iyo zibaye igihumbi zibyara icyo bita kilobyte. Kilobyte igihumbi nazo zigahinduka megabyte. Megabyte igihumbi nazo zikabyara gigabyte. Noneho gigabyte igihumbi zikaba ibyo bita terabyte. Gutyo gutyo. Ari byo bipimo bikoreshwa muri computer cyangwa ku ma hard drive cyangwa se ku ma CD, byose mbese ni gutyo babyandika. Ubwo inyuguti rero niyo bita byte, inyuguti imwe. Inyuguti zombi nizo ziba kilobyte imwe. Tugarutse kuri ra jambo kate, si yonyine yandikwa nka se nyine kuri screen, ariko computer yo ikabona 0 1 0 0 0 0 1 1. 0 nyine ni kagatara kaba kataka na 1 ikaba gatara kaka. Reka tubishushanye none tubishyire mu bikorwa. Iyo kanze inyuguti ya se kuri keyboard, ahanga nyine bayanditse kuri keyboard, ni nka switch uba wakije turiya dutara nyine kuri iriya mibare imeze. Ubwo computer yo ikora ibi, ishaka ubwoko bw'inyuguti wahisemo. Hari amoko menshi, hari za area, time, new romance, calibri. Hanyuma igafata glyph ihuje na code 67. Glyph ni agashushanyo bakoresheje nyine bakora inyuguti, banditse turiya dupixels. Hanyuma ikurikije ako gashushanyo ikatsa pixels uko zigaragara. Ku murongo wa mbere udutara twose turaka, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, akambere niko kaka konyine, uwa gatanu twose turaka. Computer ibika ibi bikurikira: 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1. Yabishushanyije uko bigaragara nyine kuri screen nka gutya. Programming languages ni gute baprograma computer rero. Kugira ngo umuntu abashe guha amabwiriza computer bisaba ko bombi bavuga ururimi bumvikanaho. Umuntu akamenyesha computer icyo ashaka, nayo ikamusubiza ibyo we ashaka nyine. Ariko nyine computer yumva runo rurimi rwo bita binary, rugizwe na 0 na 1, kubera ko n'udutara ugomba kwatsa cyangwa ntutwatse. Kwaka no kutaka ko tudutara nibyo bita binaries. Ururimi rero barwita binary, bisaba ko n'umuntu ari rwo rurimi akoresha kugira ngo abashe kumvikana na computer. Ako kubera ko biruhije ko buri wese arukoresha, bakoze izindi ndimi zorohera abantu kuvugana na computer. Izo ndimi zindi umuntu avuga ibyo ashaka nyine areba kuri screen, akaba ari byo abwira computer. Noneho computer nawe binyuze mu kuma kakabihindura kakabigira binary kugira ngo computer banze ibyumve neza. Hanyuma rero ikamenya ko ari pixel igomba kwatsa. Noneho ikabona gufata icyemezo. Ururimi rwitwa programming languages. Hari indimi nyinshi cyane zo guprograma computer zikoreshwa. Indimi zikunze gukoreshwa cyane hari iyi bita HTML bakoresha bakora mu website, hari CSS, JavaScript, Python, Java, C, C++, PHP, SQL. Noneho ne zimwe bakoresha mu nganda baprograma amarobo cyangwa ama CNC n'ama 3D printer n'ama laser cut n'amamashini, mbese muri make kuri za robot zigenda. Bakoresha iyi ngiyi bita G-code, iyo ivuga ngo geometric codes. Umuntu azikoresha amabwiriza computer akayimenyesha ibyo ashaka ko ikora cyangwa uko ashaka ko iyo yitwara ikabikora. Waruzi ko umubiri w'umuntu nawo programye? Abahanga mu bya siyanse bavumbuye ko umubiri w'umuntu uprogramye n'ivyo bita DNA. Aho kuba binary 0 na 1 cyangwa se on and off ryaka mbese ritaka nk'imashini cyangwa computer uko bikora, umubiri w'umuntu wo ugira code enye arizo bita A, T, C na G. Tubisomye mu cyongereza ni ATCG. DNA ibitsamo amabwiriza bita genes abwira uturemangingo tw'umubiri tumwe bita cell uko dukura,
uko dukora n'uko twakwisana nk'umuntu yakomeretse cyangwa arwaye. Nk'uko kode za computer zishyirwa muri application hanyuma computer ikazisoma, na DNA zashyizwe muri cell, muri twa turemangingo tw'umubiri, zirasomwa zigahindurwamo proteine. Izi proteine nizo zigize umubiri w'umuntu. DNA zigena ko umubiri wose ugomba gukora, uko amaso agomba gusa, amabara yayo, uburebure bw'umuntu, uko inzungano z'umubiri zikura, amagufwa, uruhu, uko iyo ukomeretse umubiri wawe wisana n'ibindi byinshi. DNA ibika ikanagena amakuru yose akenerwa ngo umubiri ukure kandi ukore nk'uko tugomba kuba umubiri ukora nyine, ndetse n'imyororokere. DNA kandi zigena n'amasano y'abantu. Usanga abantu bafitanye isano ya hafi bafite DNA zimeze kimwe. Buri karemangingo k'umubiri kano bita nyine body cell kagira DNA code. Utu turemangingo bitewe n'ubwoko bw'aho turi nitwo tugize inyama n'amagufwa, uruhu, bitewe n'amoko yazo, nyuma zigahindurwamo ingingo z'umubiri arizo zikoze umubiri w'umuntu. Umubiri wose bivuga ko ugira uturemangingo byibuza triliyoni 37 na biliyoni 200. Tugereranyije akaremangingo kamwe twakagereranya na computer imwe. Nubwo bitagereranywa neza ariko bikora kimwe kuko byose bibika amakuru bikayasoma ndetse agahindurwa porogaramu igena uko cell n'ibindi bikora mu mubiri. Ubwo ni nkaho umubiri w'umuntu waba ufite computer triliyoni 37 zirenga. Ibaze izo computer zose ziteranyirijwe hamwe mu mubiri w'umuntu. Porogaramu zo mu mwuka. Umwuka ubaho ku bantu bemera Imana bari bizi ko umwuka ubaho, kandi umwuka ni ibintu tutabona. Uretse rero DNA zavumbuwe n'abanyabwenge, hari n'izindi porogaramu z'umubiri abantu batabona n'amaso n'aho zituruka, kubera ko ziri mu mwuka nyine, nk'imyitwarire, icyaha urabizi ko ari umwuka mibi nyine, nk'urukundo urazi ko Imana ari urukundo, niyo mpamvu mbyise umwuka kubera ko Imana ni umwuka. Ubugingo ni umubiri kongeraho umwuka. Ubundi mu ntangiriro Imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo n'umwuka w'ubugingo, nuko ngo umuntu ahinduka umuntu muzima, agira ubugingo. Intangiriro ibice 2:7. Twavuga ko umuntu agizwe n'umubiri n'umwuka, byombi bigahindurwa ubuzima nyine, kandi nta wabasha kubaho utafite byombi. Niyo mpamvu iyo umuntu apfuye umwuka umuvamo ugasubira ku Mana, naho umubiri ukabora ugasubira mu gitaka. Byanditse mu Mubwiriza ibice 12:7. Ubundi soul niyo bita ubugingo bw'umuntu. Bibiliya ikunda kuyigereranya n'ubuzima, bakunda gukoresha amagambo abiri bijyanirana. Ubuzima mbumbe ni ukuvuga umubiri urimo umwuka. Ubuzima buhagarara iyo umuntu apfuye, umwuka ukamuvamo ugasubira ku Mana, umubiri ugashyingurwa mu gitaka. None iyo umwuka ugeze ku Mana ishobora kuwuha undi mubiri udapfa, bityo tukongera kugira ubuzima, tukagira ubuzima budapfa, bwa buzima butagira iherezo, ari bwo buzima Yesu yasezeranyije abamwizera bose bakamuyoboka. Reka tuganire ku myitwarire y'umuntu. Tugarutse ku mico n'imyitwarire, mu ntangiriro Imana yaremye umuntu mu ishusho no mu misusire yayo. Intangiriro ibice 1:26. Imisusire y'Imana arizo quality cyangwa se moral attributes. Imiterere cyangwa se kamere y'Imana ariyo imwe ihura n'imbuto z'umwuka nyine. Kandi iyi niyo mico yaremanye umuntu mu ntangiriro kuko yamuremye mu ishusho n'imisusire yayo. Imisusire y'Imana arizo qualities cyangwa se moral attribute. Ni imiterere cyangwa se kamere y'Imana ariyo ihura n'imbuto z'umwuka. Kandi iyi niyo mico yaremanye umuntu mu ntangiriro kuko yamuremye mu ishusho n'imisusire yayo nyine. Imuha umuntu ari bwo mbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, kugira ubuntu, kwizera, kwitonda no kwifata. Byanditse mu Bagalatiya ibice 5:22-23. Umuntu yari afite umwuka w'Imana, agendana nayo mu nzira ze zose, afite umutima uciye bugufi, akunda cyane, agakunda ibiremwa by'Imana byose, agakunda abantu nka we. Nuko Satani aramushuka, amwigisha kutumvira Imana. Kuvubwa imico ya muntu ihinduka ukundi gutandukanye n'uko yaremwe. Umuntu atangira kugira urugomo, ubugome, ubwirasi, ubwibone, kwangana, kwikuza, kwikubira, kwikunda, kwishyira hejuru n'ibindi byinshi. Uwashaka kubisobanukirwa neza yasoma agatabo umuntu cyangwa se akareba video nakoze zigasobanura. Byose ndabishyira hano muri video description cyangwa se mu ncamake za video. Icyemeza ko imico y'umuntu ari nka code za programme ni uko umuntu ayandura cyangwa se akayitozwa, akayiga
kandi ikagena imyitwarire nk'uko porogaramu za kompiyuta zigena imyitwarire yayo n'iby'isubizo. Bikaba akamenyero bimwe bita habits mu Cyongereza. Ururimi rwa kompiyuta n'ururimi rw'abantu. Nk'uko duporogaramu kompiyuta dukoresheje ururimi rwa kompiyuta nyine bimwe bita programming language, ni nako duporogaramu abantu dukoresheje indimi z'abantu nyine human languages. Iyo umuntu akubwiye ngo ngwino niko witwara nyine uragenda. Mu ishuri baguhindura umudokiteri, umunyamibare, umunyamakuru bakoresheje ururimi barimo bakwigisha. Bakakugira umuntu witwara neza iyo bakurera neza, kandi bigendana n'amabwiriza baguha iyo urimo gukura. Ababyeyi bawe nyine ndi kuvuga bakurera. Ni ururimi bakoresha bagutoza nka kuriya nyine batoza kompiyuta. Wari uzi ko na kompiyuta bayitoza? Mu migani ibice 22:6 baravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Imibereho yacu igengwa n'ibyo tubwirana. Niba ukunda kuka abantu nabi, ntiwitege ko uzasarura amahoro. Muri Matayo ibice 12:36-37 Yesu aravuga ngo ariko ndababwira yuko abantu bazabazwa ku munsi w'urubanza amagambo yose y'ubusa bavuze, kuko amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi amagambo yawe niyo azaguciraho iteka. Bibiliya itubwira ko ibintu byose byo mu isi byaremwe na Jambo, ari we Jambo ry'Imana Yesu Kristo. Ngo mu ntangiriro hariho Jambo, akaba kumwe n'Imana kandi akaba Imana. Ngo ibintu byose niwe wabiremye. Ibintu byose byaremwe na Jambo. Jambo aravuga bikaba, kandi ubwo twaremwe mu ishusho n'imisusire y'Imana bara natwe dufite kuri ubwo bushobozi n'ubwo butangana n'ubwe. Bishatse kuvuga ko iyo tuvuze neza bibyara byiza, iyo tuvuze nabi bibyara bibi. Umucamanza icyo avuze cyose kiba cyo. Perezida icyo avuze kiba cyo, cyaba cyiza kikaba cyiza, cyaba kibi kikaba kibi, kandi bikagiriraho abantu ingaruka. Kandi nawe ufite izo ngufu mu ijambo ryawe, kuko umvugishije nitwara uko ubigenje. Numbwira nabi nzitwara nabi, cyangwa neza numbwira neza. Satani nawe aje kuyobya abantu mu isi yakoresheje ijambo, ariko avuga ijambo ribi rituma bahinduka baba babi. Ijambo ribi rihindura umutima wowe uribwiye mubi, ibyiza rikamugusha neza agasa neza. Mu Magani ibice 12:25 ngo amaganya mu mutima atera umuntu akiyumvira, ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima. Nk'uko twabibonye ko muri DNA habamo genes zigendana n'amasano, imyitwarire y'umuntu arayivukana. Abantu bose bitwara kimwe muri rusange, nk'uko inkoko zitwara kimwe, ihene zikitwara kimwe, inshishi zikitwara kimwe, n'abantu bitwara kimwe. Ugiye mu Bushinwa, muri Amerika, muri Afurika, abantu bose ni bamwe, ni abantu bamwe. Kandi imico akenshi tuyikura ku babyeyi turayivukana, ariko ikagenda ihinduka bitewe n'aho twakuriye n'umuco tubayemo. Imyitwarire y'umuntu kandi ishobora guhinduka bitewe n'ibyo tubona, ibyo twumva, mbese dukoresheje inzungano zo kumva. Harimo amaso, amatwi, amazuru, umubiri n'ururimi. Imyitwarire y'umuntu kandi tuyikura ku babyeyi baturera, ndetse no ku bandi bantu tubana. Duhuye bwa mbere, uko unyitwayeho n'uko unyiyeretseho niko ngufata. Niba nkwitwayeho nabi ugiye kunyanga, bitume tutabasha gusabana. Bizatuma ugira ikintu muri wowe kimeze nk'ikiguhagazemo, bituma utanyiyumvamo. Niyo mpamvu biri twigisha kutagendera ku mico yo ku isi, kuko imico yose yo ku isi ni iya kamere, kandi Satani arayihinduye ashyiramo ikibi. Kandi nawe yahinduye iyo mico n'ubundi nyine akoresheje ururimi. Yabwiye Adamu na Eva ijambo ribi, bituma imyitwarire yabo ihinduka, hazamo kutumvira Imana. Bituma umuntu yiyumva aho kumvira Imana, akigenga, akagenda mu bitekerezo bye atiteye ku by'abandi cyangwa se ku Mana. Niba warakijijwe, uzirinde kugendera mu nzira mbi, wirinde ugendana n'ikibi n'ababi, kuko bazongera bakwanduze ujye mu kibi. Ururimi rurarema, ururimi ruraporogaramu, rugahindura imyitwarire. Ururimi rwa kompiyuta runo bita binary rugenga kompiyuta, rutuma umuntu ayiha amabwiriza y'uko ikora cyangwa uko yitwara. Ururimi rw'abantu narwo, izi ndimi nyine izi ngizi tuvuga, narwo ruporogaramu abantu rukagena uko bitwara n'ibyo bakora. Uzarukoresha nabi azabibazwa.